Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko afite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana n'ubundi kuri aya masaha, dore ko ariyo yagennye umwanya mwiza nk'uyu nguyu, umwanya w'ikiganiro kivuga butumwa bwiza kinyura kuri iyi Radio Country FM buri wa kane saa 2 kugera saa 3. Rero dushimiye Imana yaturinze itugeza kuri uyu munsi kugira ngo tuganire none n'abatwumva. Ariko nabwo tunayishimiye mwe mwese muduteze amatwi, namwe yarinze kugira ngo mugere ku uyu munsi ubundi tubane muri iki kiganiro tugiye kubanamo. Yego. Rero nasaba abantu bose batwumva gutega amatwi ko iki ni ikiganiro cy'ingirakamaro, ni ikiganiro wakumva ukizera ubuzima bwawe bugahinduka, imibereho yawe igahinduka, ukaba mu isi noneho ufite ibyiringiro bifite ubugingo, ukaba mu isi utakibaza niba izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yego. Ukaba mu isi utakibaza ati subu nzabona ubugingo nte. Ni ikiganiro umuntu yumva akava mu rungabangabo, noneho akava mu isi azi neza ko agiye mu ijuru kubana n'Imana. Amen. Ni ikibazo gikomeye abantu benshi baba bafite, umuntu akibaza ati subu Yesu aje ko yavuze ko azaza atunguranye nk'umujura, ubwo naka kanya yaza, ariko ubwo ataraza niyo mpamvu yo gutega iki kiganiro amatwi. Ubwo abaye ataraza ni ukugira ngo uduteze amatwi wumve iki kiganiro, ahari Imana niguha kuyizera nawe ubona ubugingo buhoraho. Ntuzatungurwe kuko urumva ko wazaza atunguranye kandi agutunguye nyine warimbuka. Rero ni ikiganiro cyiza uba ukwiye gutega amatwi ukacyumva. Ariko nanone turanabasuhuje nyine cyane abadukurikiye bose, inshuti zacu abakunda kumva iki kiganiro, dusuhuje na bene data bavandimwe, abantu Imana yakijije, abantu bo noneho batakibaza aho bazajya hanyuma yo gupfa, abantu ahubwo bafite ubugingo buhoraho babibwiwe n'Imana, ibaha no kubyizera, bari mu isi batazarimbuka. Ahari umuntu twumva yahita yibaza ati abo bantu ni bantu ki bari mu isi batazarimbuka, ariko nicyo kiganiro ni tugiye gutambutsa. Tugiye gusobanura ukuntu umuntu yaba mu isi afite ubugingo buhoraho. Tugiye gusobanura ukuntu umuntu yabona ijuru nta cyakoze, ahubwo tukakwibwirira ko hari ukuntu Imana yabigenje ukaribona. Iki Imana igusaba kiroroshye, ni ukwemera ibyo tugiye kuvuga ukabyizeza umutima, Imana ikakubaraho gukiranuka. Gukiranuka wahize mu ngeso zawe bikanga, Imana yakuguha ku buntu ntacyo ukoze. Ni nayo mpamvu rero tugusabira kugira ngo utege amatwi kino kiganiro. Bene data bose rero turabasuhuje aho bari hose, impande enye z'isi, abo tuzi n'abo tutazi, abatwumva batatuzi nabo turabasuhuje, n'abatwumva batuzi nabo twari kumwe mu ikoraniro turabasuhuje, n'abatorezwa impande zose nabo turabasuhuje. Ndabizi ko batwumva ari benshi, ariko dufite n'izindi nshuti bavandimwe, ariko ubwo hari n'abatakuzi, bisaba ngo nawe ubwire nyine nk'abakurikiye ikiganiro bwa mbere batazi uwo bari kuvugana nawe ari inde nyine. Ndabibwira nta kibazo. Nari mvuze nti dufite n'izindi nshuti bene data bakijijwe, Imana yakijije. Dore ko hari abantu Yesu yagendaga akiza bagakizwa, ariko ku mpamvu zo gutinya akarengane bakabebera. Dufite bene data Imana yakije urupfu rw'iteka baba mu madini. Yego, ndabizi kuri aya masaha nabo batwumva. Aho muri hose bavandimwe bacu, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Dusangiye ubwami. Dusangiye ubwami, dusangiye ibyiringiro, dusangiye kuzabana mu ijuru. Kabone n'ubwo idini ryabagiye nabi rikabatwara, rikabavutsa ibyishimo, rikaba riri no kubavutsa ingororano, ariko ntacyo ntimuri abaryo n'ubundi muri ab'Imana. Amen. Rero turabasuhuje cyane bavandimwe bacu.
nge rero tugiye kubara mu iki kiganiro nitwa Nahimana Patrice. Nanjye Imana yampishuriye ko yangabiye ubugingo buhoraho ubwo yicaga umwana wayo. Amen. Ibyo rero yambaye no kubyizera, biravuga ngo iyo umuntu abyijeje umutima Imana mwizuma baraho gukiranuka. Ndi umukiranutsi ro ku bwa Kristo, ariko sindi njyenyine, ndi kumwe na bene data nabo mu kiganiro barabibwira. Amen. Nanjye ni mutagatifu Salatiel nkuko mubimenyereye, ntawuhiga umugabo, nkaba ndi intungane kubera urupfu rwa Yesu, natunganijwe n'urupfu Yesu yapfuye, rungira intungane n'umutagatifu mu maso y'Imana. Nkaba nejejwe n'Imana rero kuri uyu mugoroba kongera kumva turi kumwe namwe mu iki kiganiro Ijuru Ntirikorerwa, kugira ngo dukomeze dusobanure impamvu z'ubugingo buhoraho dufite n'uburyo buboneka, dore ko butagurishwa. Ni Imana ibutanga kugira ngo umuntu wese wemeye kubwakira abo barweho rimwe bibihagije iteka. Nkaba rero nanjye nejejwe no kubumva cyangwa no gufatanya namwe iki kiganiro, fatanyije na bene data n'abatwumva bose, ariko nanjye mbonera gusuhuza abakijijwe cyangwa batagatifujwe, intungane zose, ari abari hafi, abatwumvira hafi yaho turi n'abatwumvira kure yaho turi, bose bakijijwe turabashuje mu izina rya Yesu. Ngaboneraho gusuhuza n'inshuti z'ikiganiro nkuko muvandimwe nabivuze, ntitwabibagirwa abakunzi bacu, turabizi mwigomwe igihe kinini mukitanga kugira ngo dukurikire. Rero tuba tunejejwe namwe no gufatanya namwe, turabashujeho muri ko tuzi neza ko muteze amatwi. Namwe Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mukurikire kugira ngo uyu mugoroba w'umugisha Imana ibahe umugisha. Nanjye kuri mikoro muranyumva, ndi Mushinzimana Theophile. Nanjye narakijijwe, mfite ijuru nabonye ku buntu, ariko suko ritafite uwarikoreye, ahubwo Kristo Yesu wakoze niwe nizeye. Nizeye nawe anyegurira ibikorwa bye yakoze. Ibyo nibyo byampesheje nyine kwemerwa n'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero twihuse n'ubundi kadufatanye ijambo ry'Imana. Tubona mu baruwa ya kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa kabiri. Hajya abana Abakorinto ba kabiri, ariko n'urwandiko kuko Abakorinto ntibigeze bahinduka. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu bice bitanu, turera kuri 17 tugeze 21. Numva ari amagambo dusoma, bice bitanu rwa kabiri rw'Abakorinto, murongo wa 17 tugeze 21. Ndasoma muri Bibiliya yera, bene data nabo barebe mu zindi Bibiliya, ijambo ry'Imana no muri Verbum, Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu. Nanjye mfite ijambo ry'Imana. Dusome twihuse. Murongo 17. Bibiliya yera aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo ari mwe Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. 21. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo erega iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose bikaba bihindutse bishya. Ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Yego. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Yego. Koko
turi intumwa za Kristo ndetse Imana ubwayo niyo ibahamagara ari twikoresheje. Turabinginga mu izina rya Kristo nimwiyunge n'Imana. Kristo utarigeze akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo. Amen. hano muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo bityo umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya. Amen. Ibishaje byarayoyotse, Yego. none ngaha byose byahindutse bishya. Byose biva ku Mana yo yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo w'ubwiyunge. Uko biri kose Imana ubwayo niyo yiyunze n'ab'isi bose muri Kristo, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Nuko natwe idushinga ubutumwa bwo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Yego. Ubu rero duhagarariye Kristo, ku buryo Imana ubwayo ariyo ibahamagara ari twe ikoresheje. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kristo, nimwemere mwiyunge n'Imana. Yego. Kristo utarigeze akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha bya muntu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bw'Imana. Imana himbazwe. Ndayishimiye rero hashingiye iri jambo twumvise Imana yandikishije ryiza riduhamagarira kwiyunga n'Imana. Abatwumva kuri uyu mugoroba ndagira ngo twige iyo nsanganyamatsiko yo kwiyunga n'Imana. Imana yiyunze n'abari mu isi, Imana yiyunze natwe, ariko irashaka ko natwe twemera ibyo yakoze natwe tukiyunga nayo. Ku Banyarwanda birumvikana yavuzwe ubwiyunge tubyumva cyane kuko ni ibintu twabayemo. Tuzi neza ubwiyunge, abantu biyunge. Kuki abantu ari ngombwa ko biyunga? Kuki Imana ishaka ko yiyunga n'abantu? Kuki Imana iri guhamagarira abantu kwiyunga nabo nayo? Yego, urakoze. Nuko habayeho gutandukana hagati y'umuntu n'Imana. Wenda ntabwo tubisomye mu maverisi hano dusomye uburyo abantu batandukanye n'Imana, ariko abantu batandukanijwe n'Imana ku buryo hari gusabwa ubwiyunge kugira ngo abantu bongere biyunge n'Imana. Batandukanye ariko bishingiye ku guhemuka. Yego. Abantu twahemukiye Imana. Bibiliya isobanura neza hamwe ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ahandi hakavuga ngo umuntu atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwe. Nihuse hari ahandi mu Baroma mu bice 11 ntituri bahasome ndavuga mu mutwe ku murongo wa 32 haravuga ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Uko kubumbira abantu bose mu bugome ni uburyo umukurambere wacu yahemukiye Imana tumurimo tumubumbiyemo ubwo na Adamu nyine. Abatwumva bumva uburyo twabaye abanzi b'Imana n'uburyo twahemukiye Imana, ikaba iri kuduhamagara kongera kwiyunga nayo. Birasanga babanze bumveho twatandukaniye n'Imana. Twatandukanye n'Imana binyuriye ku mukurambere wacu. Tuzagumya kubivuga kuko hari umuntu ukurikiye ikiganiro bwa mbere atarumva uburyo yatandukanye n'Imana. Wakagira ngo yatandukanye n'Imana ku mpamvu z'ibyo ajya akora. Hoye ataramenye ko se yakoreye Imana. Umuntu avuka atandukanye n'Imana. Umuntu avuka ari umwanzi w'Imana. Umuntu avukana ibyangombwa bimujyana kwa Satani. Kuko ubundi wiyunga n'umuntu mufitanye ikibazo. Hari igihe umuntu atabaza ikibazo afitanye n'Imana. Tutarinjira rero kubwiyunge, banze twumvikane neza uburyo twagiranye ikibazo n'Imana, ikaba iri kuduhamagara kwiyunga nayo. Ubundi twagiranye ikibazo nayo gute? Muri Adamu rero. Adamu aremwe yahemukiye Imana, ntiyumvira Imana. Kutumvira Imana kwe twese tumurimo tuba dusangiye nawe ubufatanya cyaha kutumvira Imana. Tuvuka mu isi twararangije guhemukira Imana no gutandukana n'Imana. Ni nayo mpamvu ibyo twifuza gukora byiza si byo dukora, ahubwo ibi bitwanga twisanga ari byo twakoze. Ni ikimenyetso cy'uko nyine umuntu ari umwanzi w'Imana. Yaganjwe n'ibyaha, yaganjwe no gukora ibibi, yaganjwe na sekibi. Ibyiza yifuza si byo akora kuko yavukanye kamere ikunda ibibi. Uko kundi rero niko twahemukiye nyine Imana twese. Ngira ngo iyo birivuga ngo bose bakoze ibyaha, nta muntu ujya uvamo, buri wese azi neza uburyo ari umunyabyaha nyine. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha, avuka ari umugomeramana, avuka ari umwanzi w'Imana, bigatuma atashobora kubana n'Imana bishingiye ku kuntu nawe yiyizi. Ari kontrolora ngo
arabo tuvugana akavuga ati none se nambaye umubiri ubwo nazagera mu ijuru none se ndi mu isi ubwo nazagera mu ijuru akagira ngo ikibazo ni umubiri cyangwa ni isi hoya ntabwo ikibazo ari umubiri si ni isi kuko Yesu yayibayemo ahubwo ikibazo ni uburyo twavutse uburyo uko uteye imiremerwe yacu kavukire yacu imiterere yacu birahagije kuba turi abanzi b'Imana none uko kuntu rero niko kwatumye dutandukana n'Imana ukabona rero ibyo uri kugerageza gukora ntubishyitsa reka nkubwire ngo na bya bindi ujye ubona nkaho ari byiza wakoze nabyo ni bibi kubera wowe uri kubikora kavukire yawe none Imana iri kuguhamagarira rero kwiyunga nayo ku mpamvu z'uko warangije gutandukana n'Imana hano rero turasomye ngo iyo umuntu ageze muri Kristo rero nibwo ababaye icyaremwe gishya nibwo aba yiyunze n'Imana kubera yuko abakozi cy'Imana ishaka akora yego mu bundi buryo abageze ku ntego y'Imana Imana niyo yaje kwiyunga natwe nubwo ari twebwe twari twayihemukiye umva njashimira Imana urukundo rwayo iyo yateye intambwe yakoze ibyo yagombaga nk'Imana noneho birasaba twe rero abari mu isi umuntu wese uzi ko ari mu mishusho y'Imana umuntu wese uzi yuko afitanye urubanza n'Imana umuntu wese uzi ko yitwa umuntu nyine namenye yuko ari guhamagarirwa mwasomye amagambo nakunze ngo turabingingira ngo mwiyunge n'Imana Imana irabahamagarira kwiyunga nayo kuri uyu mugoroba umuntu duteze amatwi aho uri hose wumva ururimi turi gukoresha rw'ikinyarwanda turaguhamagarira turakwingingira kwiyunga n'Imana kuko uvuye mu mubiri tuyunze n'Imana ntabwo wazigera ubana nayo uvuye mu mubiri utamenya uburyo Imana yiyunze nawe ngo ubishyireho sinya yawe ubishyireho umukono nawe ubyemere mu mutima Imana yo yiyunze nawe hasigaye wowe irahamagara ngo nawe niwemere mwiyunge irahenda kandi ariyo wahemukiye ariko urumva urukundo rw'Imana bavande nitwe twayihemukiye irangije ifata intambwe iraza kwiyunga natwe twanayihemukiye none iri kutubwira ngo nitwemere kwiyunga nayo none dushyire muri Kristo noneho iyo wiyunze nayo igushyira muri Kristo igushyiramo rero gute igushyiramo ikoresheje ijambo ryayo umuntu uri muri Kristo rero ikavuga ko yongeye kumurema rero ubwo si cya kiremwa muri Filipi mu bivuze neza kuko umurongo wa 17 ngo ibyakera babigize ute ngo umuntu ari muri Kristo Yesu byose biva ku Mana yiyunze natwe ikoresheje Kristo nyuma idushinga umurimo wayo 17 bityo umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya ibishaje byarayoye urakoze cyane muri Bibiliya ntagatifu bavuze ngo ibyo bya mbere uko kundu twavutse muri Adamu iyo umuntu yemeye kwiyunga n'Imana ibyo bishaje uko kuremwa kwawe biba biyoyotse donc biba bishize niyo mpamvu birivuga ngo ububaye ikindi kiremwa ubwo umuntu utararemwa bwa kabiri ntazajya mu ijuru umuntu ucungiye kwiremwa rya mbere ryo muri Adamu uko kundu twisanze tubyarwa n'ababyeyi akaba ari ibyo bintu acungiyeho gusa kabone nubwo yaba yarabatijwe mu mazi menshi ariko ataramenya uburyo umuntu aba muri Kristo binyuriye mu kwiyunga n'Imana ntabwo ijuru yari kandagiramo nyamara Imana iri guhendahendera abantu ngo nibemere ubwiyunge yagiranye nabo babyemere mu mutima babe biyunze nayo bashyire muri Kristo ibya kera biyoyoke muri Bibiliya yarabavuze ngo biba bishize kandi ikintu cyashize bavandimwe ntabwo kiba gihari basobanuye rero umurongo wa 19 ashaka kugarukaho ngo bene data aho bari hose bawumve nabo bantu baduteze amatwi bawumve bawusobanukirwe umurongo wa 19 bavuze ngo erega ngo kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi mwumvisha Imana yiyungiye n'abantu muri Kristo n'Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro hari abantu bagiye batubeshyera ngo twebwe twigisha ngo gukora ibyaha hoya Imana iri kuvuga ko muri Kristo ahubwo ariho yo yiyungiye n'abantu ibyaha byacu kavukire yacu n'imirimo yacu ibishyira muri Kristo yiyunga natwe iravuga ati ndabigikemuye Yesu yapfuye kugira ngo arangize dosiye twari dufitanye n'Imana Yesu yishyizeho ibyaha byacu kugira ngo atwunge n'Imana ku buryo butazasubirwaho Yesu yatanze umubiri we atanga amaraso yatanga ubuzima bwe kugira ngo umuntu wese uzemera icyo gikorwa nawe Imana imwemera abe yiyunze n'Imana naho Imana yamanukiye rega abatwumva abaduteze amatwi nibasobanukirwe Imana yamanukiye muri Kristo igihe yapfaga iza kwiyunga n'abari mu isi Yesu nawe aratuzamukana mu mubiri we ajya kutwunga n'Imana none ibyo nibyo umuntu yizeza umutima iri jambo rikamusora ngo Imana ntiyongere kumubaraho ibyaha akaba avutse yabyizeye ndetse ahandi Paulo yabisobanuye mu bice 4 by'Abaroma ku murongo wa 7 aravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa n'ibyaha n'umutima we ntubemo uburiganya
uwo muntu ni umunyamahirwe uwo muntu abageze muri Kristo nakunze umurongo twarangirijeho bavandimwe bavuze ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha utarigeze akora icyaha niwe Imana yabazeho ariko wowe utwumva niba Kristo yarabazweho ibyaha byawe wowe uzajya mu muriro uzize iki? Yabazweho ibyaha bya muntu uwo ari we wese. Niba Kristo yarabazweho ibyaha bya muntu akabibarwaho akabizira ntiwumva se ko wowe nyine wari ubikuweho? Urumva ikiba cyumvikana mwaho ngaho wenda n'igihe kiba kinihuta. Umuntu abaduteza amatwi umuntu akwiye kubanza kumva ko deja afitanye ikibazo n'Imana yego gikomeye kuko uhereye muri kavukire kubera icyaha cy'inkomoko umuntu avukana cyo kubakurambere bacu bo dukomokaho gifite ubushobozi bwo gutuma ushwana n'Imana yego gifite ubushobozi bwo kugutandukanya n'Imana ubishaka utanabishaka umuntu atandukanywa n'Imana uhereye muri kavukire rwose umuntu avuka atemewe n'Imana ku mpamvu z'icyaha ikimenyimenyi abatwumva burya impamvu umuntu asenga n'impamvu wumva ushaka kujya mu ijuru ariko kumva hari uburyo wakigira ku Mana ngo ujyeyo nuko nawe muri wowe wumva ufitanye n'Imana ikibazo ugirana n'Imana akanyikubwira nuko udakiranuka yego kugira ngo ubyumve neza kandi ikabikiranuka kandi ukaba utanabishobora ni nayo mpamvu ujya uvuga ngo nta mukiranutsi ubaho ngo nta ntungane ibaho ibyo bihita bikumvisha kugirana n'Imana ikibazo kuko Imana yo ni yera iranakiranuka izanabana mu ijuru n'umukiranutsi ariko ngende intungane ubwo umuntu ujye ubivuga amenye ko intungane ibaho ubwo ni nacyo turi gusobanura ariko icyo nenda kubwira abantu ni ukubumvisha uburyo bashwanye n'Imana ni ukubumvisha ukuntu bafitanye ikibazo n'Imana burya niyo mpamvu uva mu idini ukarihindura ukajya mu rindi ukumva uri gushaka ingeso nziza ni ukugira ngo urebe ko wakongera kwikundishwa ku Mana ariko bwa bwoba bw'ibigikuryoza ukagukurikirana n'ubwo wahindura idini ukajya mu rindi niyo mpamvu umubaza kano kanya Yesu aje mwajyana akakubwira ati ibyo bintu ntabyo nzi kubera iki nawe wumva ufitanye n'Imana ikibazo kandi koko kirahari washwanye n'Imana kubera icyaha umuntu avukana gifite ubushobozi bwo gutandukanya umuntu n'Imana ahubwo umuntu yakura akiyobagiza akayoberwa ikibazo afitanye n'Imana agashaka kubikemura ngo yibombaritse akajyamera nk'uri kuyitereta ukamera nk'uri kuyitereta ngo sinatukanye ngo sinibye ngo sinabeshye ngo nibomba ibyo byose ni ugushaka kwikundishwa. Abantu bajya bavuga ngo nge sindoga sindwana siniba namenye kuko yavutse bihagije kumujyana mu muriro niba ibyo utabikora ariko wavukanye icyaha cyakurimbu kandi icyo cyaha ubona tubeshye kuko icyo cyaha ni imbuto yera ibindi niba utaroga utanasambana utanarwana ufite ibindi ujya ukora. Oya Yesu we yavutse ko wishe itegeko rimwe yose aba niba ajya arakara gusa birahagije ko n'ibindi bibarwaho. Ubwo kuba duteze amatwi niba warigeze ukora icyaha byarapfuye rekeraho ufite ikibazo cyabikoze warokokamo yarigeze agikora niba mu buzima bwawe warigeze ukora icyaha ni ikimenyetso cy'uko ari umunyabyaha ni ikimenyetso cy'uko uri umunyabyaha ni n'ikimenyetso cy'uko ufitanye n'Imana ikibazo. Ubwo rero uwitwikira mwa muntu wenda abatwumva wenda ntibanatwumve nabi uwitwikira mwa muntu wese dusangiye kugirana ikibazo n'Imana ahubwo nihuse kubera ko n'igihe kiba ari gito. Niyo mpamvu hano havuze ngo Yesu wenyine utigeze akora icyaha yego nihuse kubera ko n'igihe kiba ari gitoya hanyuma yuko uwitwikire mwa muntu tugiranye n'Imana ikibazo hanyuma yuko tuvukanye icyaha gifite ubushobozi bwo kutugira abanyabyaha tubishaka tutanabishaka dusomye ahantu heza rero kumbi ndashaka guha abantu urugero iyo ufitanye n'umuntu ikibazo gikomeye iyo ubonye nta buryo kandi ufitanye n'umuntu ikibazo unashaka ko mwabana ufitanye n'umuntu ikibazo ariko unakeneye ko mubana icyo gihe iyo bimeze bityo ukabona wowe ntako wabigenza ushaka umwunzi yego ubafasha ushaka umuntu ariko nabwo ushaka umuntu umeze ute ushaka umuntu wishyikira kuri wa muntu mufitanye ikibazo yego nawe akaba kwishyikiraho mwese mumwiyumvamo yego umuntu biyumvamo mwembi ubwo mu kinyarwanda cyumvikana cyane waruvuze umwunzi ariko twavuga umuhuza yego uza guhuza abo bantu babiri bafite ikintu kibatandukanye. Amen. Ubwo uwo muntu birasaba ngo wowe mube mujya muvugana kuko ndi wamushaka mutavugana ikindi aba navugana n'uwo mufitanye ikibazo kugira ngo aze guhagararamo hagati abahuze. Amen. Ubwo ibyo abaca byose muremera mukabitanga ariko mukongera mugahura kuko icyo mushaka ni uguhura. Turi gusobanura ngo iki twasomye ngo umuhuza
ushinzwe guhuza abantu n'Imana ni Yesu Kristo kandi arabikoze. ubwo umuntu ufite ubushobozi bwo kongera guhuza umuntu n'Imana bikemera ni Yesu wenyine. Impamvu bimwemerera ni iyi, nuko we Yesu yahoze mu ijuru, yahoranye n'Imana, niko Bibiliya ivuga. Yesu afite ukuntu yishikira ku Mana, ariko kubera ko mu mutima we yashatse kuduhuza nayo, yaramanutse asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru ku Mana, aramanuka aza mu isi kugira abone uko yishikira kuri twe, kugira ngo natwe twishikireho. Kandi Imana ishimwe urwo rugero nibyo, ntabwo yaje ngo amare icyumweru kimwe. Niyo mpamvu byamusabye kumara imyaka myinshi abana n'abantu kugira ngo nabo babanze bamwiyumvemo. Yego, we rero araza ashaka kugira ngo aduhuze n'Imana. Abantu twari dufitanye ikibazo n'Imana. Nge nihuse rero umurongo twasorejeho, bahise bamuvuga uwo Yesu, bavuze ngo Kristo utaregeze gukora icyaha. Ndi kuvuga uwaduhuje n'Imana, ndi kuvuga umuntu wahagaze mu kibazo cyacu n'Imana. Yego, ngo ni Kristo utaregeze gukora icyaha. Yarahagaze kubera ko Imana yo yari yarirahiye, iravuga ngo igihano cy'umunyabyaha ni urupfu. Imana ntiyari bubisubireho. Ubundi Yesu aravuga ngo nkeneye guhuza abantu n'Imana. Yesu byamusabye kwitambika, aremera afata ibyaha by'umuntu n'ubugome bwe bwose abyishyiraho. Amaze kubyishyiraho abwira Imana tuguranyica mu mwanya w'umuntu rwose. Nicyo cyatumye biravanga Imana itera Yesu umugongo ihindukirira twebwe. Yego, umuhuza amaze kuboneka, Yesu yafashe ibyaha byacu byose n'ubugome bwacu abyishyiraho, anahanwa igihano cyacu. Ari kugutangariza ko ubyemeye yaguhuza n'Imana bikemera. Nta handi waca uhura n'Imana. Umwunzi w'Imana n'abantu ni Yesu Kristo. Yego, umuntu watsindiye kugeza abantu ku Mana ni Yesu Kristo wenyine, kandi nawe ngo yabikoresheje urupfu rwe. Hano havuze rero ngo ntiyegeze akora icyaha, ngo ariko Imana yafashe ibyaha byacu byose ibimushyiraho, ngo kugira ngo nitubyemera duhinduke gukiranuka kw'Imana, tubarwaho bwa butungane Yesu yari afite. Nguwo umwunzi, nguwo umwavoka waduhuje n'Imana, nguwo umwavoka ujya mu rubanza rw'umuntu watsindwa akemera gufata ibyaha byawe byose akabihanirwa. Ubundi wowe akavuga ngo itahira ubaye umwere, ariko ubaye umwere kubera ko igihano cyawe gihanwa undi. Umwunzi rero, umuntu ushinzwe kunga abantu n'Imana ni Yesu Kristo wenyine. Niyo mpamvu bavuze ngo twebwe rero tumaze kumwizera, tumaze kwemera uwo muhuza, ngo yahise atwemera, Imana yahise twemera, iratubwira ati mbahaye n'umurimo. Nimujye gutangariza abantu ko niyunze n'Imana biciye muri Kristo. Turi kubabwira ko wakiyunga n'Imana wizeye Kristo Yesu, Imana ntibikikubaraho ibyaha byawe, ahubwo ikakwihera gukiranuka Kristo yari afite. Umutima ni w'umuntu yizeza akajya kubarwaho akabarwaho ku gukiranuka kuri kuvugwa aha. Bibiliya iravuga ngo, hano umurongo turangirijeho uravuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba cyo. Ubwo abatwumva bumva icyo basabwa kwizera. Utigeze kumenya icyaha ari we Yesu Kristo, Imana yamuhinduye kuba cyo. Nuko yakunze n'Imana wowe twumva. Noneho ngo kugira ngo muri we natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana Yesu yari afite niko yaduhaye, kugira ngo natwe twari dufite ibyaha abone uko ajyana ibyaha byacu. Erega ni igikorwa cyabaye, byaranarangiye. Wowe utwumva ni wumve ko ari igikorwa cyarangije kuba, urasabwa kwemera ko byabaye bijye byakugirirwaho. Mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 10 haravuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwa gukiranuka. Uku gukiranuka Yesu rero yari afite niko umuntu yemera ko akubonye, kubera ko ibyaha by'umuntu Yesu nawe yemeye ko abibonye. Yemeye ko abibonye, abibarwaho nyine. Rega buriya Yesu yatabyemera ntiyari kubibarwaho. Yamanutse mu ijuru amaze kwemera kubarwaho ibyaha by'abari mu isi. Noneho ni nayo mpamvu umuntu nawe ari gusabwa ku giti cye kwemera ko gutungana Yesu yari afite nawe kubaye ukwe. Yego, kuko nta muntu wagira ibyaha ngo agire no gutungana. Ahubwo Yesu yajyanye ibyaha aduha gutungana kwe. Natwe tujyana gutungana kwe, tumuha ibyaha byacu ingurane. None nibyo umuntu yizeza umutima akaba bayicyaremwe gishya. Rero ibyo bintu numva Imana niyo ibifitiye ububasha, ko ariyo yari iri mu gikorwa neza, kuko yafashe ibyaha ikabibara kuri Yesu. Yego, niko nawe iyo wemeye icyo gikorwa ifata gukiranuka kwa Yesu ikakukubaraho. Yego, ariko aho nkumvamo cyane ikintu Imana yiyemeje gukora
ikanagaragaza ko yagikoze ubwo biba bisangwa nanjye nkemere Amen. byumvikane ko iyo utacyemeye uba wongeye kurema urubanza rwa kabiri niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora ngo abamwemeye ntibaba bagiciriweho iteka kuko bizeye izina ry'umwana w'Imana icyakora ngo abatamwemeye ngo bahera ko bacirwaho iteka bikumvikana yuko ngo uko gucirwaho iteka ngo nuko batizeye izina ry'umwana w'ikinege w'Imana ubwo rero natwe turaha tubahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwemere ubwiyunge Imana yashyizeho ikoresheje gufata gucyanurwa kwa n'ubugome bwe kabishyira kuri Yesu kugira ngo nubyemera ifate no gucyanuka kwa Yesu ikugushyireho. Muvandi mwatanga umurongo kadutange umurongo wenda kugira tumye tuganire n'abatwumva nanone kuko nanone impamvu yuko ukwiye kwizera Kristo nta yindi nzira ibaho uzanyuramo niba wumva ushaka kujya mu ijuru biragusaba kwemera ubwiyunge bwa Kristo uburyo yakunze n'Imana ko nta yindi nzira uzacamo ujya mu ijuru. Rero umurongo wa telefone katubahe wa MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25 Tigo cyangwa Airtel 0783 83 5 0783 83 5 twabakira. Allo turakumva. Allo yego. Allo Imana irabangwira abahendahenda turabahendahenda batwumva mwiyunge n'Imana. Allo Imana ni nyacyubahiro. Allo yego yego mwiriwe neza. Okay, mavugana kwizarisha gasha. Noneho nakabateza amatwi kuva ku ntangiro gushyika n'amagingaya mbabaza bavuga ngo turakumva kwize vuga icyifuzo cyawe cyangwa bavuga ngo umuntu utari intungane ngo ntajya mu ijuru waba uri intungane ukajyayo aho yari ukubera nyine intungane nizo zizaba mu ijuru zimaze kwiyunga n'Imana. Ni kwasobanuye ko umuntu yiyunze n'Imana nibwo ababaye intungane yatariyunga nayo abakiri umunyabyaha. Ntabwo ijuru rero rizajyamo abanyabyaha ahubwo rizajyamo intungane. Yego. Bana ndabyumvishe kazonje nabisobanukira. Wumvishe se kuri kuguhendahendera Imana kwiyunga nawe? Bo Imana yose natwe turayemera kabisa ariko ikibazo nuko abantu bamwe bavuga atazajya mu ijuru kandi umwe ufite ibyaha byinshi akajyayo n'utabifite ntakajya bose bwawe icyo kibazo. Umva kwize kora ibitekerezo ku bantu ahubwo reba ijambo ry'Imana wowe n'Imana iri kukubwira ngo yo yarakubabariye igihe yicaga Yesu iri gushaka ko mwiyunga kubera ko ibyaha byawe yabishyize kuri Yesu. Ibyo bintu urabyemera mu mutima Imana ikubabarire? Mbobyo ndabyemera irambabarira. Ibyo nibyo wemera mu mutima ko gutungana Yesu yari afite ariko Imana iri kukwingingira kukuguha ni wemere kukwakira. Imana iri kuguhendahendera ngo wemere kwakira gutungana Yesu yatunganye kuko ibyaha byawe nibyo byishe Yesu. Abantu bihorera ibyo bavuga byihorere wowe cungana n'ijambo ry'Imana ikimana iri kukubwira ukemere mu mutima ububaye cyari mu gishya. Kandi nabwo yutabyemeye ubugize ingorane kubera yuko nyine Imana niyo yiyunze nawe ikabiri gushaka ko nawe ubyemera kugira mu bane. Rero turi hano kugira ngo tukumvishe uburyo Imana iri kukwingingira kwiyunga nayo. Kandi ntabwo ikibazo ari ibikorwa byawe ikibazo n'uburyo wavutse birasaba rero ngo niwemera ubu bwiyunge yongere kubyare bundi bushyi kugira ikindi kiremwa. Nese ubasha aho mujya musengera ko y'umuntu yazaba hasurira aho dusengera ni muri Kristo nyine iyo wiyunze n'Imana iri gushyira muri Kristo akaba ari usengera ibintu byose ubwira Imana uri muri Kristo irabyumva. Ariko ibintu ubwira Imana utari muri Kristo ntabwo byitaho kuko muri Kristo niho honyine Imana yumvira abayisenga. Ubwo rero birasaba ngo wiyunge n'Imana ubugeze aho bayisengera nyine.
ndabyumvise ntabisobanukirwa ati nawe kaduhereze n'abandi umurongo. urakoze kandi ujye ukurikira ikiganiro kwize. Alo turakumva uri imberereye? Nitwa Enoki Merere kuri kaminuza y'u Rwanda. Yego ni kuri Country FM. Yego niho kumva hari ibibazo bibiri mfite nawe baje ubushize n'mwabinsubiza. Ako bishobotse mwabinsubiza ndiho cyangwa se na mukabinsubiza nyuma ntacyo bitwaye. bibaze twibutse twumve. Ikibazo cya mbere nyine nigisha ko ijuru ridakorerwa. Ariko ndakeka ari muri Mariko 11 niba atari Mateyo 11 Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Yego kandi intwaro zivugishamo imbaraga. icyo ni icya mbere twacyumvisha. icya kabiri ikibazo cya kabiri mutubwira ko umuntu amaze kwizera nyine aba atakiri umunyabyaha mbere y'ibyaha bya Yesu aba yabyitangiye. Ariko kandi muvuga ko nta munyabyaha uzajya mu ijuru. ntawe nawe ariko niko bivuga nawe uzi ko nta munyabyaha warijyamo. Yego ariko Pawulo yaravuze ngo Yesu yaje gupfira abanyabyaha kandi abanyabyaha yaje gupfira ninjye wa mbere. Ntabwo yavuze ko yari umunyabyaha ahubwo yavuze igihe yavuze ko ari umunyabyaha ari no kubwiriza. Nkibaza niba Pawulo ijambo ry'Imana rimufata nk'umuntu rwose byararangiye yanavuze ko abica ubugingo buhoraho akaba yarigise umunyabyaha. Twebwe abantu bo muri iki gihe twashingira kukitwita abakiranutsi na Yesu yarabivuze ngo ibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara. Yenda cyangwa mufashe kuri ibibazo murakoze. Sinzi musubiza nkiriho cyangwa ndabona vuba. Reka tugusubize ukiriho. nagume ku murongo. Egoma ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cyawe. Ku icyo cya nyuma nicyo ngenda heraho kugira ntaza kukibagirwa. Pawulo ari gusobanura ko mu banyabyaha yari uw'imbere ntabwo ari kuvuga ko akiri umunyabyaha n'ubwo buryo ari kubivuga mu uwo munota. Kuko hari igihe yabayeho yitwa Sawuli yari umunyabyaha none amaze guhura n'Imana mu nzira uzabisoma mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 9 niba atari cya 10 yavaho ahindurirwa amazina yitwa Pawulo. Ndetse ihamagara witwa Ananiya aramubwira ngo najye kureba ngo Sawuli ngo kuri ubu arasenga kuko yahindutse igikoresho cy'Imana. Niho yahinduriwe amazina rero ahinduka intungane. Ahubwo uzabisome neza uwo murongo wavuze yaravuze ngo muri kamere muntu nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Noneho ntabwo yasobanuye rero ko ari umunyabyaha k'uwo munota ahubwo yasobanuraga imiterere y'umunyabyaha ariko umunyabyaha niwe Imana igira intungane. Usome igice cya 3 ku murongo 21 haravuga ngo Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imbere yayo. Sinzi niba wagiye. Okay, Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imbere yayo. Abaroma 3:21 ngo ibagira intungane ngo babikesha kwizera Yesu bidashingiye ku mategeko no ku mirimo yabo. Amen. Rero ntabwo ari uburyo wowe wigira intungane, ni Imana ibikugira ukabubaye yo kuva uwo mwanya kugeza iteka ryose. N'ubutungane guha butari ubwawe, n'ubutungane bwa Yesu guhereza bukakubarwaho ukabwegukana. Noneho yego iyo ni imirongo itandukanye ibyo byo kuvuga ko yegereza gukora ibyiza bikamutangiza ni mu Baroma igice cya 2. Yego iyo ni imirongo itandukanye hari aho yiyemeye ko ari umunyabyaha kugira ngo wenda mubyumve neza. Turamuzi ko Dawidi abitse ubugingo buhoraho. Yego ijambo ry'Imana ariko Dawidi muri Zaburi igice cya 50 ndakeka batari 51 yego yarahamije nawe arongera asubiramo ko ari umunyabyaha kandi yari umuntu Imana yemera aragwa yihamya ko ari umunyabyaha. None niba Dawidi nawe yarihamije ko ari umunyabyaha kandi yari yarizeye none gute twebwe twashinga tuba ko turabera? Bibiliya iravuga ngo ukora ibyaha no wande ukiranuka niwe w'Imana. Okay. Noneho rero Bibiliya isobanura neza umunyabyaha n'umukiranutsi ni abantu babiri batandukanye ariko iri kubivuga Bibiliya ibiri gushingira ku mavuko yabo. Ahubwo semera ko ari umukiranutsi ubaho. Ko Pawulo ahindutse umunyabyaha na Dawidi akaba ahindutse umunyabyaha. Hari umukiranutsi uzi uba muri Bibiliya? Icyo njaka ko tuvugaho niba abo bose barabaye abanyabyaha igihe kikagera tuzi ko bagiye bagira amaherezo meza. Nanjye nshaka guhita nshingiraho mbaza ngo bayageraga ryari ayo maherezo meza? Turabizi neza dusoma igitabo cya Dawidi ubona ko Dawidi iherezo rye ryabaye ryiza
abica ubugingo buhoraho na Pawulo ubwe yari nabyivugiye avuga ko yarwaye intambwe z'ibyaha. yego ndaza ikibazo mwebwe umuntu amaze kwizera yakoze icyaha yitwa iki? urakoze cyane rero ahantu twasomye ubyumve neza havuze ku murongo wa 19 hariya twasomye mu bice 5 by'Abakorinto Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibyaha. Amen. Imana yiyunze nawe wowe turi kuvugana ndetse n'abatuye isi bose nta cyaho ubundi kubaraho. Dore ikibazo ufite gikomeye sibyo? Utekereza ko iyo tuvuze ko umuntu abintungane Imana imugizeyo utekereza ko wowe waba yuhinduye ingeso zawe? Yego ari kwireba. Niwireba mu ngeso zawe ntuzigera ubayo. Ni nacyo twasobanuye ko mu ngeso za muntu kubera ukuntu umuntu yononekaye ntabwo umuntu yaba intungane mu ngeso ngo byemere. Noneho umuntu agahita ahura n'ikibazo we ari gushaka kujya mu ijuru kandi ijuru rizagibwamo n'umuntu w'intungane 100%. None gawe ni umunyabyaha nk'uko uri kubivuga. Ubwo birasaba ko uwo muntu agirwa intungane n'Imana we nta ruhare abigizemo. Yego. Noneho rero ikintu wayobewe uwo Pawulo uri kuvuga n'uwo Dawidi. Allo? Ariho. Uwo Pawulo n'uwo Dawidi uri kuvuga bari baragizwe intungane n'Imana bitavuye mu ngeso zabo. Noneho iyo we ubishakiye mu ngeso ntubibona ubundi mu ngeso za muntu umuntu arinda apfa bakamuhamba ataraba intungane. Ni nayo mpamvu tuba twicajwe no kuri izi mikoro kubwira abantu ko hari ubwiyunge bw'Imana n'abantu bwabonetse. Aho niba natsinye ijambo niba natsinye ijambo Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Yego. Niba umuntu yihamya ko yizeye nyamara imirimo akora buranga ikabizana yari nziza wamuzengurutse. Yego. Ukwizera kwe kuba ko yamenye Imana abishyize. Tujyane neza rero. Yego. Wowe ugiye gufatanya ibintu bibiri biraza gutuma utumva n'icyambere. Uravuze ngo abo bantu b'abakiranutsi cyangwa abo bantu bizeye Imana ngo umuntu abamenyera ku mbuto zabo. Tujyane neza rero tubanze turebe ikintu cya mbere cyitwa kwemerwa n'Imana. Ikintu cyitwa kubanza ukaba intungane mu maso y'Imana ukaba umwana w'Imana ukayivukaho ubundi ukabona ukajya wakera iby'abana b'Imana bera. Aho twasomye rero ku murongo twarangirijeho wavuze ngo Kristo utaregeze akora icyaha. Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bw'Imana. Yego. Noneho urumva nicyo turi gusobanura ubarwaho ntabwo ari byo ukora. Urabanza ukizera Kristo Imana ikakubaraho ubutungane bwa Kristo. Iyi Imana ibukubazeho Bibiliya ivuga ko ubonye ubugingo buhoraho ukaba utazarimbuka. Ubaye n'intungane imbere y'Imana. Ubaye intungane imbere y'Imana utabikoreye ahubwo nk'uko Yesu yabaye umunyabyaha ku bwawe. Ataregeza akora na kimwe. Ikindi muvandimwe uwo muntu ubaye intungane mu ngeso ze abakibonamwe ibyaha. Kuko n'ubutungane abazweho buvuye kuri Kristo. Nawe abuheshejwe nuko yizeye. None asoma Abaheburayo igice cya 10 nari muri rutonde rw'Abimana hamya ko ari abizera nabagiye bizera babiheshwa no kwizera nyine ngo bakabishuti z'Imana kuba n'intungane. Ngo Aburahamu agirwa intungane kubwo kwizera, Dawidi agirwa intungane kubwo kwizera n'abandi. N'ubutungane ubarwaho wowe budafitanye isano n'imikorere yawe ahubwo bwo bukajya bwaza kukwigisha imikorere ariko wabubazweho wagizwe intungane. Ari ikintu mutari guseserezaho kugeza intungane ni ikintu kimwe. Yego. Aho imibereho itunganye n'ikindi kintu ntabwo ari ibyo ubyigira rero wowe ubanza ukizera ukagirwa intungane naho imibereho y'intungane ibyarwa n'ubwo butungane wakiriye buvuye kuri Kristo. Ikibazo ni ugushaka kuba intungane utarabayo. Yego. Kuko iyo ushaka kuba intungane utarabayo uhita ubishakira mu ngeso zawe. Byemere. Iyo rero ubishakiye mu ngeso zawe ntabwo byemera kandi novanga ibyo bintu wenda tunihuse binafatanye n'ikibazo wari wahereyeho cya mbere.
turacyari kumwe ku murongo cyo gutwara bifatanye n'ikibazo wari wahereye wari wavuze ngo ubwami bw'Imana ngo uhereye igihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zikabugishamo imbaraga ubwo gutungana biratwaranirwa niko bivuze wibuke ko Yesu yaravuze ngo numvishe nkaho uri n'umusomyi uratubyumva Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ntabwo ari ukukiranuka k'umuntu urumva ibyo bintu Imana igufasha ubyumve cyane mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo n'ukwayo urumva icyo kintu noneho rero iyo umaze kubona ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo wabibonye ujya watwaranira ibyo ugira kandi gukiranuka kwayo twabonye ko ari Imana ikukubaraho bitewe na Yezu waje kukuguhesha yego muri make kuba intwarane ni kimwe no gutwarana n'ikindi ntabwo ibyo udafite nabanza b'intwarane kubwo kwizera noneho azajya yajya gutwarana yarashyizwe mu ntwarane yego kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa ariko intwarane nizo zibutwaranira ntarabayo rero ye gutwarana atarajya mu ntwarane harendereho yego turakumva Halo yego Mwisigara Simeon n'umuntu ugarutse mu murenge wa Butare yego n'ubundi ikiganiro ngo manje kurikirana umunsi ku wundi ariko mwafunga gitangiye ntabashije kucyumva neza ntago numvise topic mwaganiyeho neza no kwiyunga n'Imana twavuze ko Kristo yiyunze n'Imana yaje kutwunga n'Imana twasomye abakorinto ba 2 ibice 5 kuri 17 kugeza 21 uburyo Imana yiyunze n'abari mu isi ikoresheje Yezu bikaba bisaba ngo nawe wemere icyo Yesu yakoze akaba kunze n'Imana rero turi guhendahenda abantu kugira ngo bemere kwiyunga n'Imana kuko Imana yo yiyunze nabo hasigariye abantu ko babyemera bakabibyaremwe bishya umuntu ubyemeye ahita ashyirwa muri Kristo aho badacirwaho iteka akaba ari icyaremwe gishya ntagire urubanza agirana n'Imana kuko yemeye kwiyunga n'Imana kuko Imana yo yiyunze natwe ni igikorwa rero gikorekera mu kwizera mu mutima wemera mu mutima ko Imana yakubabara igihe yicaga Yesu twasomye umurongo uvuga ngo muri Kristo n'Imana yiyungiye n'abari mu isi ntibicyo baraho gukira ibyaha byabo muri make ndi gushaka kuvuga ngo nawe nta byaha Imana ikubaraho kuko yiyunze nawe igihe Yesu yapfaga ayo makuru sari uyazi nta cyaha Imana ubundi kubaraho gute si cyaha Imana itakimbaraho kuko yiri kuvuga ko impamvu itakubaraho icyaha na kimwe ni uko ibyaha yakubaragaho byose ibihere ku byo wavukanye n'ibyo wakoze yabibaze ku mwana wayo irabimuhanira kugira ngo wowe nubyemera ube wiyunze nayo ikubareho gutungana umwana wayo yari afite noneho rero ayo niyo makuru usabwa kwemera ko Imana yakubabariye kandi ubundi ntabwo ujya uvuga ngo Yesu yaragupfiriye yarampfiriye nawe ujya ubivuga none nubwo ibyaha byawe byose byagiye kuri Yesu simbizi kabisa ntabwo tubyumva neza tubereye hano kubikumenyesha noneho rero ubwo ntuzongere kuvuga ko yagupfiriye niba utabyumva kuko yapfuye kugira ngo wowe ukurweho ibyaha ab'incungu bimujyeho noneho wowe nawe ushyirweho gutungana yari afite mugurane Yesu yabaye umunyabyaha kubera wowe kugira ngo nawe ube intungane kubera Yesu ubwo rero ntuzajya uvuga ko yagupfiriye ni naho uzajya ubyumva neza kuko urumva Yesu yishyizeho ibyaha byawe byose aranabihanirwa iyo rero ubyemeye ukabyizera mu mutima uhita unamenya ko Imana itazaba ikiguhannye kubera ko yahannye Yesu mu mwanya wawe nibyo umuntu yemera akabyizera Imana ikamubaraho gukiranuka nsaba urakoze cyane guhamagara reka twakire n'abandi Halo Halo Kampression turakumva urinde uherereye he ndi David mperereye Kamonyi yego muvandimwe nifuje gusuhuza abunzi yego rwose natwe turabasuhuje ikiganiro nagikunze cyane ariko numvishemo akantu k'ibanga ahantu Satani yagobetse umutego
n'ahantu uburyo umuntu yemera kwiyunga ari uko yemera ibyaha ku ngano yabyo byose. Yego. Burya umuntu yemera icyaha mu gice ntabwo aba yari yakemera ubwiyunge. Yego. Uzi Satani yatugobetsemo akantu kuko dufite ibyiza dukora. Noneho iyo turi gushaka kwiyunga n'Imana dushaka kwiyunga twemera ibyo twita ibyaha gusa, ariko ibyo twita byiza byo ibyo ngibyo tukabibika tukaba tuzi ko ibyo bintu ari ndakorwaho mu kijyanye n'ubwiyunge ibyo bitarebwaho. Yego. Ku buryo umuntu aba atemera ibyaha 100%, aba azi ko ari umunyabyaha igice kimwe, ari nayo mpamvu umuntu yihana kwiba ariko ntihane gufasha imfubyi. Kandi bisa byose bikomoka ku giti kimwe. Rero mpamvu mvuze vuba ni ukwanga gucura abandi igihe, ariko ako kantu numva umuntu yagakwiye kukumva yitonze kubera ko nta cyiza Imana ibona mu muntu nubwo abantu bo babonana mw'ibyiza hagati yabo. Murakoze cyane muvandimwe. Ni ukuri icyo kintu mwabunzi icyo nacyo mugigarukeho abantu basobanukirwe ko burya imirebere y'abantu hagati yabo ubwabo ntawe atari ko Imana ireba. Imana iyo ireba umuntu bibona kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro ngo ntazima ahari. Ubwo abaye ari uwemera niyemere ko ibyiza bye nabyo biri mu by'Imana imuryuza kubera ko bikomoka ku giti cy'ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Nanjye njya gukizwa nuko byagenze, najyaga mbona ngira ingeso nziza nkajya numva rwose izo ngizo zari ndakorwaho Yesu ngo Imana izafata ibyo Yesu yakoze byiza ngo igateranyaho n'ibyo byiza byanjye bikampishura. Ariko maze kumenya ko ibyo byiza byanjye ari byo bintera agasuzuguro ko kazatuma nirata ku Mana, bita numva nibyo bizira kurushaho mbona bya bibi kuko byibuze bya bibi byatumaga nshishwa bugufi. Yego. Nuko rero bene data ngaho nimukomeze mutabare. Isi irarushye n'ukuri ubujiji bukomeje kuba bwinshi, Satani arabuditse ni mu gicuku. Nibyo. Bahari uw'Imana izamurikira azabyumva tubane mu ijuru ry'abera. Turi kubahenda ngo biyungwe n'Imana. Ni mu bahendahende bene data turi kumwe. Urakoze mwene data. Imana igumugisha. Amahoro. Urumva mwene data agarutse ku cyuko ya mirimo nyine bateretesha Imana bitabo y'imyiza. Nayo ni umwanda imbere y'Imana. Hari umuntu wari uduhamagaye ari Butare nicyo yarari no kugarukaho. Avuga ngo none ngo ko mbona umuntu ari mubi ku rugero rw'uko na Paulo yavuze ngo mu banyabyaha nari uw'imbere. Bisaba nyine ngo umenye icyo. Umenye ko uri umunyabyaha ku buryo bukabije niho ukenera ubwiyunge katwakira umuntu. Mwiriwe. Ndavuga nta Ezekiel. Yego. Muherereye he? Mbereye Rusizi to. Yego. Ni wihutishe dore igihe cyagiye. Yego twafashwe n'amagambo meza. Ngo musamfashwe n'ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa. Yego. Kandi mu mutima w'injyawe mu buriganya. Rero iryo jambo rero sinzi niba tutekereza ko Yesu ko riri kuvuga ngo Imana igenzuye nona ugasanga mu mutima wanjye harimo gukiranirwa. Iryo juru umuntu yaryira hari n'ikibazo kimwe harimo gukiranirwa mu mutima w'umuntu harimo gukiranirwa cyangwa harimo igicumuro kuko ijambo ry'Imana nimaze kuvugwa riravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Kandi mu mutima w'undi ntihabemo uburiganya. Yego. None ndavuga nti ndamutse nizeye ariko noneho mu mutima wanjye Imana yageze igasangamo harimo gukiranirwa. Ibyo bintu ntabwo uvuze ntibishoboka. Iyo wizeye hajyamo gukiranuka Yesu yari afite mu mutima wawe, igatangira ubwo yo kukurata ngo uyu muntu nagiye mu banyamahirwe. Ntabwo rero uko waruvuze ntibibaho. Ntabwo umuntu yizera ngo umutima habe murimo gukiranirwa, ahubwo iyo wizeye gukiranirwa kurasohoka akinjiramo gukiranuka kwa Kristo. Noneho hari ijambo waruvuze rivuga ngo iyo umuntu amaze kwemera ibyaha bye, kandi uko niko kuri, iyo umuntu amaze kwemera ibyaha bye akizera ko Kristo yamupfiriye, ni ukuvuga ngo ibyaha bye bikuweho uko amaze kubyizera, kandi uko ni ukuri. Ahubwo noneho ngavuga ndi Paulo we yarabihamije aravuga ati ngo ndashimira Yesu Kristo kuko yambashije akareba akabona ko ndi ukwizera. Amagambo akomeza kuvuga aravuga ati nubwo mbere nari umuntu runaka avuga ubuhamya bwe nagenderaga muri biriya bintu, ni ukuvuga ngo
ubuhamya bwe yabuvugaga ari uko hari ibintu yagenderagamo mbere atakigenderamo. none umva muvandimwe rero umva tukubwire gatoya kubera ko igihe cyashize ihangane wenda turakomeza tuvuge nyuma y'uko tuvuye muri studio baguha umurongo dutanga inomero zacu kugira ngo abatuteze amatwi bakomeze batuganize kuri telefone igihe twari dufite icyo cyarangiye. Ariko tugushimiye nanone nyine uburyo warubajije, reka kurikirana gahunda z'amatelefone turakomeze tuvugane nyuma ya studio. Inimero zanjye Nahimana Patrice ni 0783 167 163. Njyewe Salatieri ni 0788 61 63 14. Tigo ni 0723 93 120. Nanjye ni 0782 karindwi 99 Imana ibaha umugisha. Abunzi barakoze ariko byaba byiza mu gihe mudusengeye kugira ngo abantu bakomeze begerane n'Uwiteka. Nta kibazo katubikore. Bikore rwose. Uhoraho Nyagasani turagushimiye. Tugushimiye neza itangaje wagaragarije abari mu isi twese. Ubwo wadutekerejeho tukira abanzi bawe, tukira abanyabyaha, ukemera kuza kwiyunga natwe kandi ukabikora neza ku buryo butazasubirwaho, ukabinonosora. Turabigushimiye kuko ni Yezu wohereje akaza kubarwaho ibyaha byacu kugira ngo natwe tubarweho gukiranuka kwe. Twishimiye uburyo yatwunze n'Imana akoresheje umusaraba. Twishimiye uburyo yamennye amaraso kugira ngo tubabarirwe. Twishimiye uburyo yagiye kuzimu kugira ngo acire ibyaha byacu hiteka. Twishimiye uburyo yandikishije ijambo rye kugira ngo natwe wavutse mu iki kinyejana tuzamenye umugambi Imana yatugizeho urukundo. Twishimiye n'abantu wahaye gutega amatwi kugira ngo bumve uburyo wiyunze nabo. Turabasabira kugira ngo nanone Mana imitima yabo yagukire kwemera kwiyunga nawe kugira ngo bagabane ubwami bw'ijuru. Twishimiye n'ubu buryo watanze bw'indangurura amajwi kugira ngo bigere n'ahantu tutabasha kugera, kugira ngo iyo mpumuro nziza y'uburyo wiyunze n'abari mu isi abantu babisobanukirwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira ukomeza kubishurira abantu kandi ukabagucika ingoyi ya Satani kugira ngo batazajya mu muriro, ahubwo biyunge nawe bazabe mu ijuru iteka ryose. Tubishimiye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Abo twari kumwe mwese turabashimiye.